Abakurikiye Hozana TV nk'uko mwakurikiye ibice byabanjirije ibingibi, turacyari kumwe na Apôtre Mutabazi. Reka tumwumve kandi dukomeje kubaha ikaze kugira ngo ibitekerezo byanyu, inyunganizi, icyo mushaka kutugezaho cyose mwagishyira muri comment, hanyuma mukatubwira uko mubyumva. Dukomeje kubaha ikaze, mukomeze kugubwa neza aho muri hose. agiye kuvuga gusiga bivuze bije izahemba abakozi b'Imana, aravuga ati hato hatazajya nuvuga ngo yaburaye kandi ankorera, kuko yabwiye abantu avuga ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Hari umuntu uzi ubashywe adafite 500 mu mufuka, byashoboka? Ntabwo wakubaho ukennye rwose. Bivuze ngo yari amaze kugaragaza ngo umuntu namukorera, data afite uburyo bwe yagennye azabonamo bimutunga n'ibituma yubahwa. So arangije arababwira ati hato hatazajya n'umuntu usuzugurika cyangwa se agaseba cyangwa akambaza ibyo ndabaho nte, ko njye mpura nabo babimbaza tuzabaho dute kuba umurimo tuwukenemo tuwusonzemo, nta n'ibyo abantu baba bazi. Ariko njye nkabwira ni Yesu yose abirangije. Pawulo yabivuze mu rwandiko rwe rw'Abakorinto rwa mbere igice cya 9, arangije avuga ngo umwami Yesu yasize ategetse, ntabwo yabisabye, yari bitegetse. Buriya rero amafaranga mu abakozi b'Imana mukabyita ko muguze impano, ni Yesu wategetse ko muzigura. Nimba ushatse no kubyita kuzigura, Yesu yasize ategetse ko muzigura. None Pawulo avuga ngo umwami wacu Yesu Kristo yasize ategetse ngo ababwiriza ubutumwa bwiza batungwe nabwo. Umuntu ukora muri ministeri atungwa n'iki? Atungwa n'iyo ministeri cyangwa atungwa no gukora yonyine, atungwa n'umushahara ahabwa. None niba bivuze ngo n'umuntu ubwiriza atungwe nabyo, bivuze ngo kubwiriza bize kuvamo imyenda yambara, iy'abana bambara, bivemo amavuta yisiga, ibyarya, amazi, inite, telefone, imodoka agendamo, amashuri y'abana, inzu agomba kubaka. Nuvuga ngo ubundi ukuri ni uku nguku. Umupasiteri agomba gusa n'abashumba, ubwiriza agasa n'ababwiriza. Ako kantu nakumvise. Umupasiteri agomba kurya, akambara, mbese byose agomba gusa. Abana be bakiga, akaba mu nzu imeze nk'iy'abashumba. The average, reka dukoreshe ijambo average. Cyangwa se kamvuge ngo 50 ba mbere. Rero kushakira umurongo. Erega Bibiliya ndi umwigisha wayo wabihamagariwe. Yarije nk'umuntu ambwiye ibintu akanga ngo Bibiliya avuga nkamureba. Ese ari njye nawe ninde wamenye ibyo Bibiliya ivugama? Ninde hano muri studio ya radio? None umuntu azajya ngako poso ngo tubwire rwose ngo biriya byacu n'amatungo buriya subwe sikoro ngo ngiye ukuntu mba mbitekereza ngo mwajya gukora indi mirimo ngo mwarangiza ngo ntimwiri mutwaka amaturo. Ndamubwira no kuva igihe cyose ndaba ndi muri iyi studio, ntongere kumbwira ngo ndatekereza gutya. Ntabwo naje kumva ibitekerezo byawe. Nta nubwo nimba wakize ikiganiro cyo kuba wicaranye na poso, ntago abantu bagomba kumva opinion yawe. Wowe kora nka journalist umbaze, ntago ari wowe ukwiye kuvuga hano icyo birivuga, ni njyewe uri bukivuge ko ninjye ukizi. Ntabwo ndamumucirije namwe ntiwongere rwose, aho ujye ubaza uti ni gute bimeze ngusobanurire. None ndazana ubusobanuro bwanjye nawe ukazana ubwawe. Cyese nkaba ndi nko kuvuga ngo umuntu arambwe ngo ngaposo ngo ngende umwadeperi ngo ibintu bigisha nawe nemeranya nabyo, nikagira inkuru rero. Ukore umurimo w'iki se muri ADPR? Ngomba muri korale ariko ngo njyana nanabwiriza. None se Imana yarampamagaye igutarutse, igusiga muri korale ingira poso igutarutse, kandi ari wowe ubizi cyane kundusha. Nubwo ari wowe ubizi cyane kundusha, uzayibwira impagarike igukomezanye. Ukumva bitekereje abonye ko ari ndi mukuri. Mu by'ukuri dukeneye umuntu twigisha Bibiliya yose mu mwuzuro. Ko umwigisha mwiza ngiye cafata imirongo yose iba muri Bibiliya nkayikombinira mu ijambo rimwe. None wowe ufata akarongo kamwe kuko ariko wahuye nako hari n'indi butazi kinanditsemo. So noneho ikintu abantu bagomba kumenya, ijambo ry'Imana riravuga ngo, ikamfate nk'urugero, nsengeye ikibazo cy'umuntu, icyo kibazo kikaba cyari gihagaze nka miliyari, ariko akaba abona agiye kuyihomba, cyangwa se kavuga ibintu biri bahamure cyane nibwo muri bubyumve neza. Tuvuga umuntu agiye gomba miliyari 20, miliyari 50 muri business runaka, akava muri Nigeria cyangwa se akava mu Bwongereza akaza akambwira ati ni ukuri ngiye guhomba miliyoni 50 z'amadolari, mfasha dusenge tugaruza iyi minyago.
tugasenga, niyo twasenga iminota 5, tugasenga niyo twasenga iminsi 3, niyo twasenga isaha zingahe, ya mafaranga akamugarukira. Wari uzi ko ategekwa na Bibiliya kumpa miliyari yuzuye? Kandi uburyo ndi serious Mutabazi niyo havaho urukoroto rw'icumi ntabwo nayafata, kuko Bibiliya iranyemerera. Umurongo ubivuga uvuga ngo iki? Imana yarababwiye ngo mujya ku rugamba mukajya kurwana, ngo mukanyagayo iminyago, ngo 1/50 cyabyo ibyo mwanyaze, ngo muzajye mugiha Eleyazari w'umutambyi. Eleyazari ntiyajyanye nabo, yasigaye mu ihema, baragiye bararwanye. Kandi ubwo ngubwo we wacuruzaga muri shike na mike, bo amacumu yacaga hano, imyambi ica hano, inkota ica ku ijosi, ariko ngo iminyago bari butahane batarayigeza no mu rugo, babanze bahereze Eleyazari umutambyi 1/50. None se nimba ari miliyari 50, 1/50 cyayo si miliyari imwe? Hagize ubona mbikoze akavuga ngo uriya mugabo ngaracuruza, ncuruje iki se? Ko nkoze icyo Bibiliya ivuga ko ngomba gukora. Uko nakubwira ngo ntugasambane, ni nako nakubwira ngo zana iyo miliyari. Ko Bibiliya yanditsemo ntugasambane, nayo yanditsemo ko iminyago mbonaho 1/50. Rimwe na rimwe mbona abantu bafite nk'abazimu batuma barwanya ituro, ariko nta mpamvu yari hari ko umuntu arwanya ituro. Cyo koze narwanya ituro ku muntu ushaka kuribona ntacyo yakoze, ariko nimba yakoze. Umva ukuntu Bibiliya yavuze muri Mwaherewe 14. Babwiye abatambyi, bano bantu basenga bagakora deliverance, bano bantu basenga abantu bafite karande zigacika, senga kanseri zigashirira. Arababwiye ngo kuri 14 barewe ngo abatambyi bajya guhumana umuntu wabembye, ngo bajye basohoka mu mudugudu, ngo bamusange hanze yawo, ngo bamwitegereze, bongere bamwitegereze, ngo bongere bamwitegereze, ngo nibabona bamukiza icyago cye bazamutuma ituro. Iryo turo rizaba ari intume ebyiri nzima zitazira. Uzwo niba ringana iryo turo inshuro ebyiri kuba amafaranga meza mu kwezi, nizo ntume ebyiri. Ubwo nimba ukorera 500 nuza ngo ngusengere, dore ukuntu ndeba, ubwo izaba ari miliyoni, uzayishyire ku meza dusenge. Kandi uko mubwiye niko kuri, uko kuri kwera kwirabura rwose. Dusobanurira uburyo intume ebyiri arasatakaye. Uko niko kuri. Ibyo bituma iki rero? Nuza iyo miliyoni uhembwa 500, alimentation iramo niyo nzajyamo, ishuri umwana wawe yigamo niyo nzajyamo. Ariko rero tunibuke yuko izakubohorera rimwe na rizima. Ntabwo umuntu abahoka buri cyumweru cyangwa se buri mwaka, uzabaho kubohotse. Ndabyibuka nabayeho maze kwandika ibitabo nka 30 cyangwa se 25 nkenye, kandi icyo gihe bwo narabwiriza gure kubu naravugaga umuriro ukaka kuri mikoro. Noneho Imana iransanga irambwira ngo fata 50,000, ufate Jaguar, utege ujye Kampala, urebe pasiteri witwa kanaka, ubimuha gusengere, uzatangira kwakira amafaranga, naho ubundi wazapfukere. Ntangira kuvuga ngo ndaposo njye kureba pastor, urumva ibibazo nongera, kandi ubwo yabinyibwiriye ndi kwitonganya gusa. None hibaze yaba ari nk'umuhanuzi wabimbwiye, buriya nubwo mbwizanye mfunga n'umutwe. Nta ikintu nacyumva mba nacyumva. Njye n'ibintu Imana imbwira nkagane ibyo bintu mbwiye ntago nabikora. Hari abantu bazi ngo yahita igukubita ikugira itese. Imana ntago ikunda umuntu ugenda nk'ikimataza atazi yajya, kuruta umuntu wasobanuza. Na Gideon yaravuze ati banza umpe ibimenyetso, mu icyambere amuha n'icya kabiri. Imana imbwiye ibintu ntabyumva, ndabwira ngo ibyo bintu mbwiye simbyumva, uzabanza ukore ku buryo mbisobanukirwa, kuko ninjya kubikora umuntu akabimbaza sinzamutuma ngo naze umusobanurire. Bizasaba ko njye mbimusobanurira, so biragusaba rero nawe ubanza ubinsobanurire mbisobanukirwe mbere yo kubikora. Hano yambwiye ngo ndeke gukora izangira neza. Iryo jambo naryangaga n'uyu munsi manza nkiryanga. Ndabwira nibyo biroroshye. Yari tumye umuhanuzi ndamubwira nti ntage iyobe aho ntuye uyirangira aho ntuye izaze binyibwirire, kuko hari ibibazo nzayibaza kandi sinabikubaza wowe. Iraza kuzira binyibwira ndimo senga. Ndayibaza ntushaka kuba uba mu ijuru utazi ko mu isi tubaho. Nongeye kuko nzi ko i Kigali tubaho, reka nge ngo amakuru. I Kigali turya twakoze. Ni engineer en construction. Urambwira ngo ndekeraho kubaka no kubakisha, ibyo banzu bisobanure neza. Noneho amafaranga azajya ava he? Numbwira ko nzajya nyatoragura nzajya nyena nubitse umutwe.
numbwira ko nzayanyiba nzasongoza akaboko kabe karekare. Mpa amakuru. Irambwira ngo ndaguha ubwenge uzandika ibitabo. Nakubwiye kuba mu ijuru. Ubwenge i Kigali wabukoze iki? Nari nzi ko ntacyo gukora ariko bumbesheje. Kandi neza rwose. Kandi neza. Irangije ngo uzandike ibitabo. Nti muri Afurika kuko nawe rwose kuzana ibintu wagira ngo kubibwira umuntu w'i Burayi. Ariko maze kwandika ibitabo 41 kandi mbayeho neza. Nubwo wenda byatangiriye aho hasi no kuburara n'iki n'icyari gihe twatekaga nk'iminsi 2 mu cyumweru cyangwa 3 mu cyumweru cyangwa ine yabaga ariyo myinshi. Ariko icyo gihe naribajije ngo irambwira ngo reka kubakisha wandike ibitabo. So urumva ko rero Imana yo ifite uburyo bwa, ariko kimwe cy'abantu agomba kwikuramo. Umuntu wakoze wese agomba gutahana cash. Nimba icyo yakoze cyahinduye ubuzima bwawe, yaba ukora comedy. Nigeze kujya kuri channel mwana ambwira ngaka pastor ngo mujye kuri YouTube ngo mumujyanga no hanze ngo bahamagare ngo babahe tour. Tour nyine bivuze tour mpita nkango aho nari ndi hose bitandafashwa. Ati none se ubwo ngubwo ndavuga none se yari channel ya Sekira. Abasireye ingabo iyo basirenze neza ntibabahamagara bakayabaha. Bugaragaza amabuno ntibayamuha. Ugaragaza amatako ntibayamuha. Ujya kubyina ibisope ntibayamuha. Ukina ruhago ntibayamuha. Ubwo muri aba bantu bose ukora ibintu by'amanjwe ni pastor ku buryo batayamuha. Ahubwo bayabahe cyane. Abazimu etape cyane. Ari umuntu aba yazanye ibintu ashaka kwigira intyoza yo kubaza utuntu no kuducukikiranya. Nkete mwana nta nubwo wenda ajya mu byanditswe ndakubita logique. Ndakujyana muri logique bisanzwe yoroshye aho ngaho. So mu by'ukuri rero twabonye yuko 1/50 cy'iminyago kigomba kuba cya Eleyazari umutambyi. Biravuze ngo ufite abakristo 50 bafite Range Rover nagomba kuba uyifite. Nge ndi serious kuri iyo ngingo. Iyo bitabaye ibyo ndavuga nti mwese ndabatondeka umurongo. Mwese bazifite mbasohore. Sigare nshumbye batazifite menye ko batazifite. Ariko nimba muzifite umushumba agomba kuyigira. Ariko bizaba ikibazo nushaka gushumba abantu ba boda ngo bashake muri Range Rover. Byo bizaba ikibazo. Surumva ahangaha ukuntu kuri kwijambo. Paulo rero abwira ati abakorinto bari nk'abanyakigali bari Mana yigeze kubwira uburyo ngo itoro ry'ikorinto ari ibintu 12 rihuriyeho n'abanyakigali nsangane. Ntago Imana ibabeshya. Baheraga mu gitondo bavuga indimi bakajya kumugora batumvisha ijambo. Wajya kuvuga ngo tubumbure Bibiliya ati vuga uvuye aho kadusirimba Imana ivuge. Wababona bavuga mu ndimi bose baturika ukagira ngo nabanyamwuka. Wagera hanze ugasanga nabanyakamere. Umwe ati ndi wa Paul, undi ati ndi wa Paulo, undi ati ndi wa Kefa, undi ati ndi wa Yesu. Bagacanamo ibice. Ibyo byose biri Kigali. Korino bari yari toro rikize. Ariko nibo bantu Paulo yabwirizagayo amafaranga yo kumutunga gaturuka muri Akaya no muri Makedonia. Kandi Makedonia nusoma urasanga mu gice cyaho cya 8 cy'u Rwanda rwa kabiri rwa Korino ngo bari abantu bakennye cyane. Paulo agira hano yandika kuri ku gice cya 8 avuga ngo bene data sinshaka ko mutamenya ubuntu bw'Imana amatorero yo Makedonia yahawe. Ngo bakigeragezwa n'amakuba menshi. Bari bafite ibibazo birenze iby'abanyakigali. Ngo umunezero wabo hebuje. Ngo n'ubukene bwabo bwinshi. Icyo tuvuze ubukene bwinshi turavuze ngo very very poor. Abatindi. Nimba ari nabahanya ntumbaze nimba ari nyakujya. Ariko basobanukiwe amahame y'ubwami bw'Imana. Kandi nayo yabavanye mu bwo bukene. Erega gutanga bihesha umugisha ni Yesu wabivuze. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Iri jambo umuntu akarisimbuka ati mwaherewe ubuntu. Ese ubundi kuki umbona favori muri aya magambo abiri kuki ushatse guhengamira kuri mwaherewe ubuntu kurenza gutanga bihesha umugisha? Kuki usari icyo ushatse guhengamiraho kurenza irivuga ngo umukozi wese akwira ibihembo? Kuki se ari ryo ushatse guhengamiraho kurenza irivuga ngo nibabona bagukiza icyaho cyawe bagutuma ituro? Abo ni abazimu. Nzo urashaka ikindi gisobanuro. Nyine icyo kintu kiri kukwambobira kikakwemeza ko ugomba guhagarara kuri iri jambo kugira ngo umukozi w'Imana sonze abeho nayo musore mu nzu. Harimo n'ubugome. None se nihe butarimo?
umukozi w'Imana yakoze yiriwe ku rusengero kwa kabiri kujya mushimisha ni ukuri agira ijambo ni ukuri araduhanurira ni ukuri ibyo hano narabibonye ni ukuri yasengera indwara yakira yo haleluya ariko aburare iyo nicyo gisobanuro cy'ubugomo bundi kuko umuntu wese ufite logique yareba akati kameme yakoze narye ese tuvuge ko utanamuhaye amafaranga da tuvuge ko niryo turitabayeho da wibwirije ugura agafuka k'umuceri ujyana kamwe mu rugo iwe akandi ukajyana iwawe no nese bwo nukajyanayo bazakarumanga nese bwo nukajyanayo azaza n'amaguru umva ko iki bya bibazo rero iyo umuhaye kashi amenya ibyo ishyira mu muceri ibindi akabigura akabitegesha akamoto ibindi akabigura akamodoka nuba ngo ubuzima bushumbye babayeho nibwo nagomba kubaho Paul arababwira ngo muzi neza yuko byanditswe ngo nta uhambira umunwa w'inkihonyora amasaka ngo ariko sibwo ibyo bintu babyanditse kubera inka koko Imana yakandika ijambo muri Bibiliya iryandikiye inka se zisoma Bibiliya inka ntabwo zisoma Bibiliya aravuga ngo nta kabuza ndemeranya n'umwuka w'Imana ndimo ko byanditswe ku bwacu si ku bw'inka twebwe ababwiriza ubutumwa bwiza iyo umuntu agukije kanseri akaba nta modoka afite agendamo ibyo ni uguhambira umunwa w'inkihonyora amasaka amavuta arimo ntabwo wakabaye unibwiriza ugafata iyo wagendaga mukamubwira ati mukozi w'Imana fata ujye ugendamo ntega moto izampindi izina rya Yesu umuntu i Kigali umuntu ashumba abantu 50 bafite Range Rovers zino V8 za Novo Model zagurije 120 mu Kagera tuvuge ko ushumbye 50 babo ngabo ukaba nta muntu n'umwe uritanga miliyoni 100 mu rusengero byakunaniye no kubashumba ushatse wafungura urusengero ugataha cyangwa ugashaka ibindi bintu ujyamo byakunaniye kubashumba ibyo ni nkuko umuntu yayobora u Rwanda akananirwa kurukuramo imisoro ya miliyari trillion kuno bavuga ngo target ni trillion 1.7 none ukaba undi muntu araje arayoboye abonyemo imisoro itarenze miliyoni 10 ubungu nta n'ikindi gisobanuro yananiwe kuyobora igihugu cy'u Rwanda so mu by'ukuri ubwami bwose bugira finances igihugu cyose iyo kibuze amafaranga kirasenya igihugu cyose iyo kibuze finance kirasenya so mu by'ukuri rero n'ubwami bw'Imana ntago umurimo ushobora gukoreka ngo ukorwe sentetize n'amafaranga umucuranzi mwese murarya kandi mugomba kurya koko mwese mufite abana ku ishuri bagomba no kwiga dore ko barakore baze no kujya mu ijambo ngo mubyare mworoke mwuzure isi ugasanga profete yuzuye isi pastor yuzuye isi muririmbyi diakoni yuzuye isi kandi abo bose bagomba kurya bakiga neza nk'abandi bose so icyo rero umukozi w'Imana agomba gukora no gusenga akanabigisha ku buryo muva ku gataro mukagera kuri actros uwaje ku gataro ndamuzi hariya muri Sahara yari umukozi wo mu rugo umushumba aramuzamura mu kumwigisha no kumusengera ubazana amakontineri wiyagiye kumwitangisha aravuga ngo uhere kuri miliyoni 10 uzamura ugiye munsi y'10 kandi yamubwira ngo gutyo agatanga 13 cyangwa 15 nta nubwo avuga ngo ngubwa mbwiye 10 reka mfite nshyira ku 10 oya kandi uwo mugabo uko azitanga arashobora kuzamuka Bibiliya tubwira ngo nje nabonye umuntu utanga kwiragiza mu migani ngo reka karushaho kunguka ngo umuntu n'undi w'Imana birenze urugero biriya icyo ngizira ngo yimana n'ibyo yakaba yatanga icyacuma arakimana bamusengera agakira uburwayi akimana ituro mbese yimana n'ibyo yarakwiye gutanga mbese ntubazi Kigali bajya bikora hamagara umukozi w'Imana akamumana karuruma akamuzana kurya nyuma cyase karebero umukozi w'Imana akaza atega ububisi fari muri rya kibisi reba niyo time niyo wakishyura time yonyine afite abana nk'abo ufite kandi wowe uzi ko ufite akazi uhembwa miliyoni cyangwa ebyiri yamara kugusengera kamuha inote y'igihumbi ngo ngatega donc tega ya bisi usubireyo nagera yose arabwira abana ngo avuye oya bahera ubuntu batangira ubundi nese ngo Imana ijye bamenya barayikorera mu by'ukuri biriya bintu mbibona mu Farisayo iyo ushatse ko umuntu akora ukanemera ko yakoze ukanifuza kongera kwa musanga ejo ariko udashaka gukora ku mufuka wawe ibyo ntabwo byagomberaga ko muri biriya handitsemo ituro kugira ngo bikorwe Paul arababwira ati ntago byandikiwe inka bivuze ngo abanyakigali baha agaciro gake y'abakozi b'Imana ujyanyije nako bahinga kuko inka zo ntago bazihambira umuntu uhonyora
imodoka zabo bazi kuzikoresha no kuzijyana mu kinamba cyiza. Uzi ko izi modoka za classe usanga bazijyana mu kinamba cya 15 cya veni. None nanjye namusengera agashaka ko mituro rya veni, nge se ndi umunamba. Icyo gihe ose washatse kungira umunamba, ko numvishe mico ari uririmba umunamba, ubwo azajya kuyaha mico w'umunamba, ntago mutabaza n'umunamba. Njyari umunere wampaye ituro ry'ibihumbi 100, afite Range Rover, afite inganda, njya mu kabati ko muri office nkururamo, mfata 100, nta rwari arimo meje, mfata 100 ryongera ku 100 mpaye ndari musubiza. Ngane ndabona ufite imodoka imwe cyane, genda umwe karibira, uzaze nkwigisha ituro, uture umurimo w'Imana ukorwe. Yabigenje gute? Yarataye. Ngisari cyazo mafite. Reka. Iyo ukora Imana igihe kirekire uva mu bintu by'ubwoba. Ukamenya neza ko inshingano yawe ni ukubwira abantu kuri, si ukweditinga ukuri, uguhuza n'ibitari bubarye mu matwi. Icyo niyo nshingano y'umukozi w'Imana. Ndetse wanayatura yaba menshi nkajya gufasha abakene. Ariko nkaba namenye ko wakoze icyo ibiri gutegeka. So mu by'ukuri rero abantu bazanye ibintu bivanga abantu bagurisha impano, nuko bigishijwe nabi. Bakigishwa ko padiri afite amafaranga ava Vatikani amutunga. None nanjye Mutabazi naza akagira ngo mfite Vatikani intunga. Vatikani yanjye ni wowe uri kundeba kuri kamera. Ahubwo nimba utarayampa bite byawe kurimo umbangamira umurimo akazi. Ubu pe watangiye kunyumva kuva ku sekonda rya mbere ugeje ku rya nyuma. Ntacyo. Ntago mvuze ngo yampa, ariko nawe hari akantu ise wumvamo. Cyane cyane nimba byakuryoheye. Cyo nimba byakubihiye, ari je nigeze kugenda, wenda umuntu wagize gukundwa muri iki gihugu cyane. Ariko nge buriya iyo nkunze hano nagiye umuntu ambwira ngo wangusha apostle, nangane nuko ntahoranga n'amazuru yashiraho. Nagusha se ko nakugusha, nagushije gake ahubwo. None ze gihe cifite inshingano zo kutakugusha. Nuko ajya muri football, Cristiano byamunane gutsinda igitego. Ngo yawe nanjye Van Dijk rikunda kunana kuri ngambujije kugiteramo we. None se cyo cyamuzanye niko kazi. Cyase nawe yararimo nawe arwana no gutsinda ibye. Nuwango ni inshingano yawe kutagwa. Uri guca mu bigusha. Kandi rimwe nemwe n'igihe umuntu agushwa nuko ibyo wakoze inyurabwenge rye ritabishyikira. Sibyo se? Rero ntago ari ikibazo cyo kuvuga ngo nahora nigenge sera. Mu by'ukuri abantu bakeneye rero kugira kutavuga ngo ndavuga ibintu mbihuza n'ibyo kanaka ashaka kumva, ahubwo ukabwira umuntu ibintu wumva Imana ikubwira kumubwira. Bibiliya icyo yigisha ko ari cyo umwigisha, nibwo ubukoze umurimo wawe. Rero Pawulo arababwira ati kera abakoraga imirimo yo mu rusengero basangiraga ibyo mu rusengero, abakoraga iyo ku gicaniro bagasangira ibyo ku gicaniro. None uyu munsi se basangira ibeka, niyo mpamvu barabashwana. Basangira ubusa bitana ibisambo, uretse ko mu basangira ubusa hataburamo igisambo. Nese nawe urusengero rwishyura 1.5 miliyoni. Reka tuyite 2. 2 miliyoni nizo zisohoka, ko buryo mwishyura 1.5 miliyoni 500 ntabura ibindi ajyamo. Nimba ari 2 miliyoni 500 mwana yaha abakozi b'Imana babasuye n'ibindi bitandukanye. Mwayagura n'umuriro, mwakishyura n'abacuranzi bo ntago bacurangira ubuntu. Reka abo ngabo umudayimoni bamukubise kera, ntabwo baherewe ubuntu. Ababwiriza nibo babonerana, ariko nanjye Mutabazi ntago bambonerana. Reka kuko rega iyo bakuboneranye ngo uri mu gukorera ubuntu, ariko waruzi ko Bibiliya itemera kugupreachinga gospel for free. Uziko nabigusomera muri Bible. Bibiliya ntago muzisoma. Ni Paulo wabivuze. Abwira urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto igice cya 9 bavuga ngo ubwo nasonzaga ndi muri mwe ntawe nabereye ikirushya. Ngo kuka abavandimwe b'i Makedoniya ngo barankenuye. Ndetse ko yari ifoto technique. Ntago umuntu abwiriza Ikorinto ngo agaburirwe n'ab'i Makedoniya. Hari abantu babwiriza i Kigali bagatungwa n'ayi Burayi. Iriya ni foto technique. Noneho arangije arababwira ngo nanyaze andi matorero kugira ngo mbabwirize ubutumwa bwiza ku buntu. Mvuko mu Cyongereza avuga Living Bible. I robbed other churches to preach you the gospel for free. None urumva preaching for free bikugira eloba kuko urajya kwiba handi. Nuvuga ngo ntagari protocol Imana yashyizeho. Ntago Imana igeze ishyiraho protocol to preach for free.
nubwo ya preaching ubona ari for free, ariko wenda urusengero rwamutumire ruramubara nk'umukozi ukwiriye ibihembo. Ikibazo ni kimwe, donc abakristo nimba ba preachinga for free, n'umushumba arashaka kuvuga ngo wakoze for free, waherewe ubuntu, watangiye ubundi kandi bafite salaire. So ibyo bintu ntabwo ari byo. Pawulo ariko yabahaga amahema. Pawulo kubaha amahema ni ikintu umwuka yamwewe gukora kubera ko itorero ry'Ikorinto ryari ritarakura mu mwuka. Umva ukuntu yabivuze. Erega byose biri muri Bibiliya. Muri ya 40 gusoma ku gice cya 9 cy'u Rwanda rwa mbere, yarababwiye ngo abakoraga imirimo yo mu rusengero basanyaga ibyo mu rusengero, abakora iyo ku gicaniro bagasangira cyo ku gicaniro, kandi n'umwami wacu Yesu niko yasize ategetse. Ijambo gutegeka urumva icyo bivuze, noneho bitegetswe n'umwami. Ngo yasize ategetse ngo ababwiriza ubutumwa batungwa nabwo. Ubwo biravuze ngo abahanura batungwa nabyo, abaririmba batungwa nabyo. So sinacaza mu Rwanda bakamuha $50 cyangwa 30, akaririmba indimi tutumva. Hano huwaye mu bwo se nimba ari kubwira umuntu acikirije amashuri kumva iki. Yarangiza uwo hano mu Rwanda ate bose babireba kumuha $300 akiyuha kuya, bakabimuvugiraho ngaragurisha impano. Nimba impano rero zatewe n'iza sinaci bitandukanye simbizi. So, mu by'ukuri hari n'ukuntu Yohana yajya avuga ngo uwo muntu namara najya kugenda muzamuherekeze nk'uko bikwiriye abakozi b'Imana. Nezo izo ngo n'icyabaga ari kuvuga. Kandi ngo ntazagira icyabura ngo mu by'urugendo. Bivuze ngo yabaga agiye kwava agafata ubwato agomba kwishyura, baga bamupfunyikiye amafaranga azatuma atega ubwato akajya mu ivugabutumwa, agatega n'ubundi n'ibyo kurya byose, mbese bamuhaga ibyo azakenera byose muri urwo rugendo. Nese umuntu muri Kigali ibyo umuntu akenera mu rugendo ni ibiki? Ni vale ya Green Hills, ni fuel y'imodoka, ayo kwicara kuri Marriott nk'abandi, yose nibyo Yohana yaga basa n'uvuze. Nuko wenda babivugiye mu gihe cya kera, ariko iki uyu munsi nagacyo cyagiryagiye. Cyagirye hano igihe bagendaga n'amaguru cyase bakagenda n'indogobe. Nese uyu munsi nabwo uramuga ngo bamupfunyikira ayo gukoresha ku ndogobe. Nta ndogobe zihari, hari ubwato, hari indege, hari imodoka. Ibyo bintu tugomba kubisobanukirwa. Rero Paulo avugamo ijambo aravuga ngo none se ngo ntitwari tukwiriye kuba bibamo iby'umwuka namwe mukatubamo iby'umubiri. Ubundi iyo niyo protocole y'ubwami bw'Imana. Iyo ubibye by'umwuka ntusarure iby'umubiri, na bya bindi by'umwuka warekuye, ntago Imana yemera ko biba active mu buzima bwabo wabihaye. Tuweze cyane ushobora kuba ari nk'abantu bari kudukurikira gutya akavuga ati rya jambo ryamfashije. Wikishuka ntacyo rigufashije, ni nko kumva makuru yo kuri televiziyo y'u Rwanda na radio y'u Rwanda. Kugira ngo bigire icyo bihindura mu buzima bwawe byagusaba kumitura. Uko niko kuri. Noneho rero abantu bakabigira big deal. No, nge ntacyo dupfa. Nutabibamo ituro birakubera nk'amakuru yo kuri radio y'u Rwanda, wakoze kumva information nyinshi. Ariko nushaka ko biba turned on, noneho bigakora mu buryo buri spiritual, mu buryo bw'umwuka, byagusaba ko bibibamo. So uko niko kuri rero n'ijambo ry'ijambo ry'Imana. Ibindi byose n'ubuyobe, ibindi byose n'ubufarisayo, ibindi byose n'iby'abadayimoni. Donc inyigisho zirwanya ituro ni z'abadayimoni. Mu magambo make atagiye mu bintu byinshi, inyigisho zirwanya ituro zikomoka ku badayimoni. Nibyo. Reka abadukurikiye tubashimire, hanyuma batubwire muri comment niba bashaka kuzagaruka kongeraho. Reka nanishatse kuvuga nkacamo. Nagize abantu bankunda cyane, nicyo geragezo nagize, kandi simbikunda. Sinkunda umuntu nkunda ariko agashaka gukoresha urukundo nkunda kugira ngo amanipire nkore ibyo ashaka, mvuga ibyo ashaka. None umunsi mwenze gukora ikiganiro kuri YouTube imwe ndavuga ngo nimba umaze imyaka 2 hari umuntu kuvuga ngo ikiganiro cyawe aho cyasohotse hose ndakireba, kandi koko gati kigisohoka ashyiramo izina Apôtre Mutabazi akareba nimba uwo musari ibiganiro bishya byaje nuko. Noneho ntangaza ndabango, kandi n'uyu munsi nditangara wagera hano yarasanzwe ankurikirana handi kandi ankunda ko mbadabagira impande zose z'isi ndazabagira mu Rwanda. Nagano nimba umaze imyaka 2 nkunda ijambo ryanjye rigufasha, nkaba ntararya $1 ryawe 100, nkaba ntararya ibihumbi byawe 10, nkaba ntararya ibihumbi byawe 200, nkaba ntararya miliyoni yawe, ibyaba byiza rekeraho ko nkunda ujye gukunda abandi, rekeraho kunyemera ujye kwemera abandi. Si byoroshye se? Ariko uko niko kuri. Iyo uvuze ngo ibintu by'ituro cyane abantu ngo ntago baguhereza ngo barakurakara ahubwo bakagutuka. Ngo ubundi ngiyo wabwiye gutyo ukabwira igitangaza ngo n'umugisha ngo nibwo ngo bese bimeze nk'aho birwa bamanipira, nge bamanipira ahubwo ndeba maze nakareba bakavuga ngo Mutabazi niwe mubi.
Mutabazi bakubwira ukuri uko kuri kw'ijambo ry'Imana kwagukiza. Noneho undi ibyo babakorera ni nk'umuntu wasanga ufite ikibyimba akagukanda ngo utababara. Mu by'ukuri uko ni nako kuri, cyane cyane yuko ninkubibamo iby'umwuka nta by'umubiri wambibyemo, n'ubundi bya bindi by'umwuka nzaba ndi gusarira ubusa ntago bizakora. Bizakora nka information, bizakora nk'amagambo gusa wumvishe, ariko imbuto ibirimo yagombaga kwera mu buzima bwawe ntago izaba ihari. Mu by'ukuri rero hari ibintu birindwi bituma ijambo wumvishe rihindura ubuzima bwawe. Mu Baheburayo baravuga ngo n'abatubanjirije bumvishe ijambo nk'iryo mwumvishe, ariko ntiryigeze ribagirira umumaro kuba ritaryakiranye umutima wizera. Ijambo rero kugira ngo rikugirire umumaro n'ibintu birindwi. Icya mbere, iryo jambo urabanza ugakunda umuntu uribwiriza, urakunda Mutabazi kugira ngo iri jambo navuze rihindure ubuzima bwawe. Icya kabiri, ukubaha umuntu uribwiriza, amavuta tubaha ntago agukorera. Icya gatatu, iryo jambo ukarizunguza mu bwonko bwawe, ukarimedita, you meditate iryo jambo, ukarimedita, ukaritekerezaho. None icya kane, iryo jambo ukaribibamo, ugatanga ituro. Icya gatanu, iryo jambo ukarisengeramo. Icya gatandatu, iryo jambo ukarihanuriramo. Icya karindwi, iryo jambo ukarigenderamo.